Imana yasuye, Imana yangendereye ubwo marayika yasuraga yanyeretse stade nini mbona Ndayishimiye ari gukina umupira. Ikibuga cyanyereye gute rero? Ikibuga cyanyereye nabonye abantu bakina umupira. Nabonye perezida w'u Burundi akina umupira, perezida akina umupira, Museveni akina umupira, nyakubahwa perezida Kagame akina umupira, Suluhu Hassan Tanzania mbona perezida ari gukina umupira. Aba babyeyi bose bahagarariye ibi bihugu mbona Ramaphosa, mbona uwa Kenya, aba bantu bakinnye umupira mwiyerekwa Imana yampaye. Urantunga rwose nivugira ubutumwa bwiza Imana yampaye. Ubundi igishaka kibi ni ubutumwa buteye ubwo, ariko turavuga ko buri mu izina rya Yesu. Bakinnye umupira iminota 90 irarangira, marayika arambwira ngo watsinze ninde. Bakina umupira babongeza indi 90. Nabonye umupira ukinwa karindariye, umunsi urarangira bari gukina, undi urarangira bari gukina, undi urarangira bari gukina. Marayika arambwira ngo uri kubona arinde uri gutsinda, uri kubona arinde uza gutsinda. Barakina, ukwezi kwa mbere kuratoboka, ukwezi kwa kabiri kuratoboka. Imana irambwira ngo uhereye ku bwaba Mumbutu ukaza ukirukanka, ntabwo mu kibuga bigeze bahagarara gukina. Ariko marayika wamanutse baro yongera arayijyana. Ndabwiye ngo uze kundebera uwatsinzwe n'uwatsinze, ariko uyu mupira ngiye gusifura, mvuze ifirimbi ya nyuma, dore abatsinzwe, dore n'abatsinzi. Muri iki kiganiro rero harimo abaperezida batazakomeza n'abaperezida bagiye gukomeza. Ni ubutumwa buteye ubwoba, ariko Imana ivuga ibiteye ubwoba ikavuga n'ibidateye ubwoba, ivuga ibihagarika umutima ikavuga n'ibyururutsa umutima. Perezida w'u Burundi we simugarukaho no mu busanzwe. Mwibuke ko Imana nge yavuganye nanjye irambwira ngo Evariste General Major Ndayishimiye manda yirarangiye. We ari mu bakinnye, ariko ari no mu bagaragaye ko we n'ubundi hari viko we yasimbujwe undi. Abo ntari nakabonye n'aba bandi mu by'ukuri rero. Kandi bakinnye imvura iragwa, barakina izuba rirava, barakina bahindura ikibuga, barakina mbona nta by'inzara, barakina mbona nta by'inyota, barakina amatara arabura, barakina amatara aragaruka, barakina barongera barakina ruhago iba ruhago, abasifura ntibigeze baruhuka. Kandi nabonaga ari abazungu gusa, sinamenye niba ari abanyamerika cyangwa abanyaburayi nk'uko nabivuze. Imana idutabare. Imana irambwira ngo uyu mupira noneho nanjye ngiye kujyamo. Mwitegure Yesu n'ukuboko kwe, mwitegure Yesu n'ukuguru kw'iburyo kwe. Piteshezerererebo zomene ya zopaya. Haleluya. Mwitegure Yesu Kristo wakinnye umupira kwa Lazaro, nabonye nawe yinjira mu kibuga muri football aje kwikinira. Mwitegure Yesu Kristo wakinnye umupira kwa Sawuli na Dawidi, nabonye Yesu aza gukina iyi match na football yayo. Mwitegure Yesu wakinnye umupira ku mwami witwa Beni Hadadi akina n'uwitwa Habu. Uyu mupira bawukinnye mu kiyaya, bawukina no mu mpinga z'imisozi. Bibiliya uko ibivuga iravuga ngo ndi Imana irwanira mu misozi, kandi ndi n'Imana irwanira mu bibaya. Ariko Beni Hadadi ntiyari yamenye ko n'ingabo ze zaramushutse zimusezeranira ibyo byose. Ubu tuvugana rero Yesu yampaye amakuru arambwira ngo nanjye ngiye gukina umupira. Mu busanzwe mu bakirisito no mu bakizwa ntitwemera ibintu by'imipira. Bibiri byita isoko ry'imburamumaro. Nkanjye ntabwo uzigera umbona mu bintu by'imipira, sabwo ngundi imipira sinanayizi, nta kipe ngira fana, nta nubwo ndi umufana. Ikintu ngiye gukora ndagikora mu kuri, noneho nicyo naze nkacyanga mu kuri. We enter, nta byo kongera nta n'ibyo kugabanya. Mu busanzwe rero ibintu by'urubugu, ibintu by'amadami, ibintu by'amakarta, ibyo bintu byose ntabwo Imana ibyemera. Ni isoko ry'imburamumaro. Nushaka rero kubaka ikintu Imana yemera,
umwanya wawe wibupfusha ubusa umurimo werekejeho amaboko ukorana umwete. Yesu rero arambwira ngo aba bakinnye uhereye ku bwa Zayiri, uhereye ku bwa ba Mumbutu, ba Habyarimana, ba Mina Dada, ba Uboti, ba Sipiriye, aba bose n'abandi ba perezida yenda nge ntari burondore ku bw'iminota. Mace yarakinywe irongera irakinwa, uwatsinze ninde, uwatsinzwe ninde? Umugabane wa Afurika Imana iwufiteho umugambi mwiza. Niyo mpamvu Mareka yambwiye ngo abo baperezida bamwe manda zabo zirarangiye, abandi bashigaje imyaka, abandi bashigaje amezi, ari nabyo tugiye kuganiramo hano. Abandi ibyo bintu nushaka ufatika ureba aho byandika. Amasezerano yose uko Imana iyatanga yakomejwe n'amaraso umwami wacu Yesu. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Nta kintu kizakuraho isezerano ry'Imana, nta n'ikintu kizigera gikuraho umugambi w'Imana. Isi yavaho n'ijuru rikavaho, ariko nta kizakuraho umugambi w'Imana. Hari ibintu Imana yakuvugishije mu nzozi cyangwa mu ijwi, hari amasezerano dufite, nta kizakuraho umugambi w'Imana. Uhoraho yarambwiye ngo ibihugu byose harimo abantu bari kubizereramo, kandi avugana nanjye arambwira ngo ntangaze ko umupira agiye kuwukina abo bantu bose. Nta uri butahe kunamira inkota, ariko nta n'uri butahe kurwana, jamais. Umugabane wa Afurika Marayika agiye gukina umupira. Mwarakinnye abanyaburayi barabatsinda, murakina abanyamerika barabatsinda, murakina Aziya irabatsinda, ariko uyu mupira ijuru ryanyeretse mu karere k'ibiyaga bigari, hagiye kubaho ko bamwe bagiye gusigara batsinzwe, abandi babandanye, ariko babandanye ibiringo bikeya. Imana idutabare. Kandi buri perezida yagaragaye imbere y'Imana n'imirimo ye n'ibikorwa bye. Buri perezida kurya Imana imushyiraho n'abaturage be n'idarapo rye n'igihugu cye n'iterambere yagejeje ku baturage. Buri mu perezida yarengukaga imbere ya Marayika n'ibi bikorwa byose. Ariko yenda nkiraho hari akantu k'abanyaburayi nari mvuzeho, nkagaruke nze nkomeze ku bagiye kubandanya n'abagiye gusigara. Marayika yagaye abazungu, nta rukundo abazungu bakunda Afurika. Marayika yagaye Abarabu, Aziya nta rukundo ikunda Abanyafurika, cyakora bakunda ubutunzi bwabo. Ariko yarukijije Hana mu maso ya mukeba we, yajyaga mukina ku mubyimba akamusebya, imuha umwana w'umuhungu amwita Samweli amutuye, Uwiteka bamuvugaga barahora. Ubu tuvugana umugabane wa Afurika uratabawe, umugabane wa Afurika uratabawe, umugabane wa Afurika uratabawe, kuko mu Rwanda nta ntambara ihari, ntayo. No mu Burundi ntayo, uretse kwiri gukomanga. Abadede nibo bafite ubwoba, ni nabo babishyigikiye, ni nabo babiri inyuma, ni nabo bafite ubwoba, bataka nta n'ubakubise kumwe ngo bakubite Umurundi hakababara Umunyarwanda. Hari gufa ryitwa Umurundi, hari igihe umuntu ari kubita rero ukumva ari kubiseho ati atuzi ko nkubise ku Murundi. Urukundo rwari hagati y'Abarundi n'Abanyarwanda, wakubitaga Umurundi hagataka Umunyarwanda, wakubita Umunyarwanda hagataka Umurundi. Ubu rero byarahindutse, mpamenya ko harimwo Abarundi bamwe batagifite agatima k'ubukirisito cyangwa kw'indangagaciro z'ikirundi, harimo n'Abanyarwanda bateye uko. Urukundo Imana yari yabahaye kwari ugukundana Abanyarwanda Barundi, ntabwo Imana igeze ibahamagarira kurwana. Imana ntiyatoranyije abapasiteri ngo
mushyigikira intambara y'u Rwanda n'u Burundi. Imana ntiyabahamagaye abahanuzi ngo ibatoranye guhanurira abarundi n'abanyarwanda ko bagiye kurwana ngo buke mu gitondo muvuge ngo intambara igeze Kibitoki, mukura abantu umutima, mubabaza abantu, mwica abantu. Iyi ntambara izanazara abantu bapfuye bose bishwe n'inkuru z'ibihuha z'icavutu n'icamugongo, abazimu bashye kwa jina la Yesu Kristo. Abantu b'Imana mwarayobye, mwarahabye, ibi bintu ntabwo ari byo rwose. Mungu asifiwe, Mungu asifiwe. Nakaga nakandare ni shitani na shitani ya mugore wiwe bateye igihugu cy'u Burundi n'icy'u Rwanda, wagira ngo nabantu birirwa mu gitondo ku mugoroba mu makuru y'ibihuha n'ibinyoma, mwasenze Imana ikabaha amakuru yizewe. Twe rero turi kwamagana intambara, turi no kwirukana intambara, turi no gusenga ngo iyo ntambara ihagarare. Bantu bagafata ibintu bya Red Tabara bakabihuza n'ibya M, bagafata politike y'ubuhutu n'iy'ubututsi, bagafata ibintu bidahura bakabihuza, bakeditinga, bakabigira ibintu bimwe, none abantu bakarara bahagaze, abandi bakarara bahunga, abandi baranahunza, abandi ntibakirya ntibakinywa, abandi bahagaritse gucuruza, abandi bahagarika kurangura, abandi bahagarika kujyanayo imari zabo n'ibitoro, bategereje intambara ngo intambara itaba bagahomba. Mwarahombye ahubwo kuko mwahombye ubwenge. Bakubitaga umurundi hakarira umunyarwanda, bakubita umunyarwanda hakarira umurundi. Mwahombye urukundo, mutakaza impano y'urukundo. Nta yindi impano iruta izindi zose ni urukundo. Nge rero ndabahanuriye nta ntambara ihari rwose. Ubabare cyabigushimishe, nta ntambara ihari. Abaperezida mugiye kuva mu myanya yanyu hatarinze kubaho kumena amaraso. Perezida uzakamandaza umutima, uzaba uri guhima inzu yawe n'umuryango wawe n'ubutunzi wegeranyije, ariko Imana nikubwira ngo vaho vaho, nikubwira ngo manda yawe yarangiye, atari na ngombwa ko wumva jye, ahubwo wumva ijwi ry'Imana, wumvira Imana, kuko Imana yaje kubikubwira mu nyungu zo kugira ngo ikurinde, inarinde igihugu cyawe ko amaraso yameneka. Wowe rero ko udashaka kumvira Imana, urumva wahubwo ukunze intambara, rero aho uri guhombya inzu yawe n'abawe, ariko ubaye ukunda igihugu cyawe, jya wumvira umwuka rw'urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Icyo Imana ikwifuriza no kumvira umwuka. Jya wumvira umwuka kandi ugwize urukundo. Jya wumvira umwuka ugwize urukundo. Kibuga cyanyereye, nta muperezida n'umwe watsinze. Oya, ahubwo bose batsinzwe. Bibiliya iravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ninde uri mukuri? Ninde uri mukuri? Nukora iby'Imana ishima kandi ishaka. Ni ukuvuga ngo ibindi mutsinda mu bene gihugu ari bo twebwe, ari bo twebwe rwose. Nk'ubu Imana idufashije aho u Rwanda rugeze, tunashimira Perezida Paul Kagame wakoreshejwe kuba ibi bintu bigezweho, ndetse n'abandi bantu basengera u Rwanda, mwese turabashimiye, n'abandi bantu babigizemo uruhare muri iri terambere ry'igihugu. Imana ibaha umugisha. Ariko ibaze bisenyutse, ibaze bisenyutse. Reba iyi perezidanse y'u Burundi, ibaze isenyutse. Reba aba bana bandayishimiye afite, ibaze bose bapfiriye rimwe. Icyo ni igihombo. Imana imbabarire, itubabarire, nta muntu wifuza urupfu. Ariko shitani yaje mu isi kwica no kurimbura. Hunga icyaha, va ku giti dore umuntu. Kuko uhoraho yifuza ko twese twaba amahoro. Uyu mupira rero ugiye gukinwa n'Imana. Uyu mupira ugiye gukinwa na Yesu. Uyu mupira ugiye gukinwa na Mwuka Wera. Mu myaka iri imbere hano mwimirije, uyu mwaka turimo, umwaka ukurikiye, perezida wa mbere azaba wavuyeho, uwa kabiri aveho, uwa gatatu aveho. Ntabwo yego n'ubundi bazava ntibazatura nk'imisozi, ariko ngira ngo ubuyobozi cyangwa ubutegetsi bwose bushyirwaho n'Imana. Nta muntu ukwiye gukuraho undi amumenesheje amaraso cyangwa hamenetse amaraso. Oya, ibyo bintu Imana ntibikunda. Yesu Kristo nashimwe cyane. Niyo mpamvu buno rero marayika yambwiye ngo umupira agiye kuwikinira, abone uko azamura Afurika, abone uko azamura Burundi, azamure Kenya, azamure Tanzania, azamure u Rwanda. Si uko n'ubundi ibi bihugu biri mu nzira y'amajyambere. Hari iterambere twebwe duhishurirwa, twerekwa. Imana izaha Afurika ku buryo Afurika iba Afurika, Afurika ikaba Afurika,
Afurika ikaba yihagije, ikaba ifite byose. Ibyo mwihishurirwa nibyo turi kubona. N'ibindi kuvuga ngo igihugu cy'u Rwanda giteye imbere, namwe mukavuga ngo giteye imbere. Hoya, kibaye giteye imbere ntabwo tuba dufite ibibazo by'uko abazungu bafata ibihano ukabona hari ibikorwa bimwe na bimwe by'abenegihugu bigizweho ingaruka. Afurika izatera imbere rero ibyo bihano by'abazungu bibe nka kuriya. Uburusiya babufatiye igihano, bimaze iki? Byabamariye iki? Koreya ya ruguru bayifatira ibihano, byamaze iki? Bimaze iki? Ubushinwa bufatirwa ibihano, bimaze iki? Ariko reba Sudani yafatiwe ibihano, Burundi reba bwafatiwe ibihano, Rwanda rufatiwe ibihano, Kongo yafatiwe ibihano. Koko abo bose bafatiwe ibihano ukaba ureba bo baraharaniye iterambere bakaba banarifite, abenegihugu babo nta kibazo bafite. Imvura itagwa barya, izuba ryacana barya, amashanyarazi yagira ikibazo barya, mu ntambara barya, muri kovide barya. Twe nimurebe rero iriya kovide yibandanya kari katubayeho. Ubuhanuzi rero Imana yaduhishuriye iri kutwereka ejo ni heza. Akaba wa muririmbyi Kabaganza avuze ngo ejo ni heza, aha aha, ejo ni heza, aha aha. Hari inkuru nziza ngufitiye, wowe unteze amatwi, ejo ni heza, Imana iraje ibihindure. Ejo ni heza, ejo ni heza, Munyafurika, ejo ni heza, ejo ni heza. Iyo tuvuze rero ibyiza, Bibiliya iravuga ngo ababi cyiza bakita ikibi, ikibi bakacyita icyiza, nuko babayeho ijuru riturengera. Yesu nyine icyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi Sebarundi, nyine mbona perezida w'igihugu cya Uganda muri stade nawe nuko, mbona perezida w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame, mbona perezida w'igihugu cya Kenya, mbona perezida wa South Africa Ramaphosa, mbona Samiri Suluhu Hassan wa Tanzania, mbona stade nini. Aba bantu bari gukina umupira. Uhoraho arambwira ngo uhereye mbere y'1994 umupira warakinywe, ariko uyu mupira Uhoraho ngiye kuwujyana. Ni ubutumwa nahawe bukomeye, cyangwa se buteye ubwoba, cyangwa se ni ubutumwa uri bwumve ukabwumva ukumva nyine ko ari ibintu biteye ubwoba. Ni ngombwa, Imana ivuga ibiteye ubwoba, ariko Uhoraho avuga n'ibyururutsa umutima. Reka dusengane Imana, kuko ubutumwa ngiye kuvuga si ubwanjye, nabo ngiye kububwira, cyangwa se ugiye kubwumva uri uwo mu maraso Yesu Kristo, kandi uru rusengero ni n'inzu y'Uhoraho Imana. Reka rero dusengane Imana. Ndagushimiye Mwami Yesu, mu byaremwe byose nta kitararemwe nawe, Jambo w'Imana wahozeho kandi uzahoraho iteka ryose. Twebwe tuvuga ku bwawe, duhumeka ku bwawe, n'ubu duhaye umwanya wo kongera gutangaza ubutumwa bwiza bwamamaza ubwami bwawe, kandi uduhaye guhanura nk'uko wadusutse amavuta mu ruhanga ukaduha gutangaza ubutumwa bwiza. Rero uwo dutangiranye iri teraniro tukarisozanya, ndagushimiye ko ari wowe wamuteguye, icyubahiro ni icyawe. Uha umugisha gutangira no gusoza, wiheshe ishimwe n'icyubahiro. Nge rero ceceke kandi mburire imbere yawe, ushyirwe hejuru, uboneke nk'Imana Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera. Amen. Muri stade hakina abantu barenze umwe. Nta muntu ujya mu kibuga ngo akina ari umwe, nta n'umuntu ukina ari wenyine nk'uko mbivuze. Ariko marayika yambwiye ngo undebere uyu mupira aba bantu bari gukina, uze kumbwira uwatsinze cyangwa se uwatsinzwe. Noneho rero mbona uruhande rwa sitade hari abafana benshi. Nimvuga abafana wumva abafana benshi, kandi aba bafana bamwe bari bafite vuvuzera, bimwe bimeze nk'imyirongi cyangwa se izi ndangururamajwi ziba ku mafuso cyangwa se ku mamodoka manini atwara toni zirenze 8. Reka mbivuga uko nabonaga rero bambaye amajezi, bamwe bambaye jezi z'umutuku, abandi bambara jezi z'ubururu, aba baperezida, abandi bambara
mu buryo butandukanye nagiye mbona nk'uko n'amakipe yambara. Urantunga, Imana yo mu ijuru itabara. Uri Bugande, uri Burundi, uri mu Rwanda, uri Sauza, uri Tanzania, uri Kenya, uhoraho atabara. Nari nibagiwe undi mu perezida nabonye w'umusimbura, Cirombo Felix Antoine Tshisekedi. Umutwe sizanduka umurantunga. Namubonye muri iyi match cyangwa se muri iyi football, uwasifuye ninde rero? Nabonaga umusifuzi yari umuzungu, ariko sinamenye ko ari umunyamerika cyangwa se ari umunyaburayi, ariko nabonaga aba basifuzi basifura umupira barabazungu. Kandi nkabona bari gusifura bikinira dame, bikinira amakarata, bikinira urubugu, mu rurimo byumvamo. Nuko jye nabibonaga, ariko Imana ivugana nanjye irambwira ngo umbwire uwatsinze n'uwatsinzwe. Harimo n'abantu Imana yambwiye izahana bijanditse cyangwa se bakajya no mu bindi bintu bitabareba bitari byiza. Ku ruhare rw'u Burundi nabonagamo aba bantu bagenda bagafana ibintu, bagashyigikira ibintu mu by'ukuri bameze nk'abari kugira ngo badatakaza inyungu zabo, ariko nta mutima wo gukunda igihugu. Imana mu bintu yabagaye kudakunda igihugu. Mwebwe mufana ntabwo mukunda igihugu, ahubwo mukunda ibintu byo muri icyo gihugu. Reverandi kuri yo ni umufana ufana ku ruhare rw'u Burundi, ukunda igihugu cye ariko wikundira ubutunzi n'inyungu zo muri icyo gihugu cyawe cy'u Burundi. Nambaye ahaga nka pastor wahoze muri seneri, kuriya baba bambaye iriya myenda y'imituku niko yari ameze, nawe namubonaga ari gufana, ariko nawe ntakunze ubugingo bw'intama, ahubwo navuga ko nawe akunze inyungu ze n'ubuzima bwe n'umuryango we n'inshuti ze. Ndagaruka, marayika arambwira ngo aba bafana barafanye imisaya iraturika, aba bavuza vuvuzera barahushye, barahuha ibibazo bibazo. Kandi iyi match yasifuwe uhereye ku bwa Uboti, kaza ukagenda ku bwa Juvenali, kaza ukagenda ku bwa Mumbutu. Ubu match iri gukinwa rero n'aba baperezida bariho muri iyi manda no muri iyi ngoma, kandi bamwe nabonye manda zabo zinarangira, birangira rwose bavuye mu kibuga batsinzwe. Aha rero nimbivuga uri buntera amabuye, uhita uvuga ngo ntabwo mukunda kwemera, muhita mureba igihagararo, ikimero. Giye kuvuga batsinzwe, basohotse mu kibuga batsinzwe, kandi batsinzwe batari bugaruke ku ntebe y'ubuperezida, rwose. Hamwe rero ariko bizagusohoraho ukiri muri ibyo, kuko Imana ntabwo igireba igihagararo cyangwa uburanga cyangwa amashuri cyangwa icyubahiro. Umuntu ashobora kukureba rero akakureba ngo ayi, ariko bizasohora. Ni ukuvuga ngo harimo abantu bo ubwabo bahagaze mu murongo umwe n'undi, batifuza gutsindwa, batifuza no kuva ku butegetsi no gutakaza ubutegetsi. Ariko mu baperezida batakaje bagatsindwa, perezida wa Kongo Cirombo uyoboye intwaro rusange iharanira Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, nubwo nziguye cyangwa se nzengurutse, ari mu bantu batakaje. Mwese ndabavuga, ari mu bantu batakaje ingoma cyangwa se ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi. Marayika ubwo yanyerekaga yambwiraga ngo uze kureba aba bose bari gutsindwe, umupira ni njyewe uri buwubike. Kandi umupira wakinwe kenshi, shitani yifuzaga ko hameneka amaraso. Ndaje nkomeze, shitani intego ye kwari ukugira ngo amene amaraso.
urahumiwe kiranka. Mu kinyarwanda aho bakavuga ngo tekera utwawe ugende nta mahoro watanze, hambira ibyawe ugende nta mahoro watanze. Ni ukuvuga ngo inyungu y'abadayimoni, shitani yakinnye politike, kuko nta politike shitani agira nziza, ariko abadayimoni ukuntu ari babi, biza kurangira mu 1994 shitani akoresheje ubutegetsi bwa Juvenal Habyarimana bakora jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka 1994. Muri Kongo ho shitani agenda yica umwe, yica babiri, yica 10, na n'ubu ntibirahagarara. I Burundi nuko kunyuruza, hagakira umwe hagatabarwa umwe, abandi bose bagasigara mu cyobo, nabyo ntibyahagaze. Muri Tanzania ho baricecekeye, baracecetse, ariko bo shitani ifite igice kinini yatwaye imera nk'ikoresha, ari nacyo gituma muzabona Tanzania abadayimoni badakora cyane, mu buryo ibintu abamasaye bakora byungura shitani kuruta ibyo mwe mwibwira. Abamasaye bazenguruka ibi bihugu byose, East Africa, EAC, ibihugu biri muri EAC, u Rwanda rwanabaye ruvamo. Aba bamasayi rero ni abantu bakorera shitani mu buryo bw'ibanga no ku mugaragaro. Ntabwo ari ngombwa rero ko shitani agaragara cyane muri Tanzania. Iracecetse, ariko nayo ifite abakozi ba shitani ku rwego rwo hejuru. Ariko na hano uyu buhanuzi ko biriya bigiye guhinduka, kandi Tanzania izacikamo kabiri, kandi Tanzania hari intara nyinshi zizayivaho zitari izayo. Nk'umuhanuzi ureba aho ubishyira, ureba aho ubyandika, ureba aho ubibika, Imana izabikora. Kandi iyo nta nubwo navuga ngo izabikorera kwiyubahisha, ni ngombwa. Kongo izacikamo ibice utabara rwose, izacikamo. Reke n'iyi side Kivu na Nord Kivu iracyacikamo, n'ibindi bice muzabibona biva kuri Kongo, ari ibihugu byigenga cyangwa ibirwa byigenga. Ayo ni amakuru nguhaye. Harimo igihe ukurikira BBC ukayizera, ugakurikira Ijwi rya Amerika ukaryizera, ugakurikira n'ibindi binyamakuru bikomeye cyangwa bihambaye, izo nkuru zose ukazemera. Noneho wagera ku bahanuzi cyangwa ku muhanuzi, jye sindi umwana w'umuhanuzi, ugakritika, ukandika message utarumva n'inkuru, ukavuga ibintu biraha. Ikibuga cyanyereye, iyi mace ndaje nyivumuze, ikibuga cyanyereye, kiracuritse, cyanyereye. Imana idutabara. Rero n'Ubugande, ubutegetsi bugiye guhinduka i Bugande. Uyu Perezida Museveni hari undi uzamusimbura, rwose, ariko sinza hari undi ugiye kumusimbura. Nabyo mubyitegure. Bamwe batese ni Bobi Wine, umwe ukunda kujya afungwa, Serera na Kainerugaba generali. Bandi batese ni Muhozi. Mu buhanuzi bwatambutse icyo naragihanuye, ntabwo nkigarukaho. Ariko uyu Bobi Wine ntabwo ari we perezida w'Ubugande. Ntagire n'umuntu uvuga ngo kubera iki, Imana yaravuze ngo si we. Niba ari nawe, icyo nge cyarasimbutse umutwe, nakwe ngo si isanduku. Kandi ntabwo amaso yanjye, ndi umuhanuzi umwe ku musozi, ntabwo ndi umuhanuzi umwe mu misozi yose, kuko iyo misozi yose ifite n'abandi bahanuzi bahanuye. Muri Kenya naho ubutegetsi bugomba guhinduka, kandi naho Imana yambwiye ko naho ihinduye ubutegetsi. Ibimenyetso narabibahaye birenze kimwe, kuko ubuzima bwo muri Kenya buzahinduka kandi bunorohe, kandi umutekano wo muri Kenya uziyongera unakomere, ariko buno urajenjetse. Kandi Kenya izatera imbere mu buryo bw'iyobokamana, kugeza ubwo nayo ihagarika iki kintu cy'abamasayi. Kenya izatera imbere ku rwego rw'uko muzagira tagisi y'indege mu ntara. Reka mbivuga uko nguko. Kenya izatera imbere, amafaranga azaguma afite agaciro, ariko politiki ya Kenya izahinduka, igere ku muturage hasi, abashe kubona ubuzima
bumuhindukiye. Kuko hari ukuntu abanyepolitike buzima buzamuka cyane umuturage bukamuhenda cyangwa bukamugora cyangwa bukamunaniza, ariko icyo kintu koko we n'ubundi hari abantu bafite amafaranga ku buryo afite amafaranga donke nta bibazo by'imodoka afite, nta bibazo by'inzu afite, nta bibazo by'amadene, nta bibazo by'amabanki, afite amafaranga n'akatari amafaranga. Abo bantu barahari rwose bafite bene ayo mafaranga. Nta bibazo afite byo kujya muri Amerika nk'ibyo ufite, nta bibazo afite byo kujya mu bwato cyangwa mu nyanja, nta bibazo afite. Donke iwe ijuru ry'ubuzima ararifite, ahubwo ikintu abuze, ikintu akenye, ndaje tubandanye ubutumwa bwiza. Ikintu akenye yenda ni amahoro, ni ubugingo, ni ubwo bavuga atese koko ijuru ribaye ririho, kuko naryo bamwe na bamwe baba batanaryemera ati ijuru koko ribaye ririho burya nazaribona nte, akongera amafaranga akamusegura izosi rikajyamo neza, ugasanga nta bibazo afite nk'ibyo ngibyo. Rero Imana politiki izanye muri Kenya nituma abenegihugu babasha kubona ubuzima uko buntabwa. Ndetse tugarutse ni Bugande buriya dushimira Perezida Yoweri Museveni yoroheje ubuzima bw'abenegihugu. Amafaranga y'amagande ntari hejuru, ariko imihahire, imirire vrema kugeza ubwo Ubugande bufite ibyo kurya bugasagurira amahanga nk'uko mwagiye mubibona, ndetse bimwe binabora. Iriya politike niyo mpamvu muzabona Abagande nubwo bagira ibibazo by'imyigaragambyo yenda bakagira n'ibyo bagaya n'ibyo banenga, ariko baba bariye. Bitandukanye n'i Burundi rero, muzabona igitoro, muzabona perezida abana ubwoba, ABCD, perezida afite ubwoba, u Rwanda ruranteye. Ntabwo ari ikibazo cy'uko perezida afite ikibazo cyo gupfa, ahubwo bafite ubwoba bw'uko bashobora gutakaza CNDD-FDD, ririya shyaka rigasenyuka, noneho bo bakabona ko ari ikibazo gikomeye riramutse risenyutse, baramutse bavuyeho mu Burundi. Doke bameze nk'Imana ihagarariye umuhutu mu Burundi, cyangwa se Imana ihagarariye ubutunzi bwabo. Ubwo rero niyo mpamvu mu mivugire ye, mu mikorere ye, azavuga ati rwose ndabinginze mwa babyeyi mwe, ni mu ntabare, ahuruze, avuga ibintu yirukanka cyangwa se avangavanga cyangwa se yegeranye uko nuko. Mu by'ukuri objectifu nta nubwo abatinye gupfa, ahubwo avuga ati igihugu nahawe, ingoma nahawe, ishyaka mpagarariye, niritakaza imyanya cyangwa ubutegetsi biragenda gute? Ubwo ashobora kugufunga, nta bindi bintu barebyeho. Kandi harimo n'abaperezida bakuru uko nkawe, ushobora kwicwa nta bindi bintu baverifiye, ari ukwikanga gusa. Kumwe umuntu yikanga ati atuzi ko nkanze, donke ibyo bibaho. Rero birababaje, niyo mpamvu ubona n'iby'igitoro ntacyo bivuze, n'igishaka kibura ariko ishyaka rigumeho, indya nizishaka zizimbe ntacyo bivuze ariko ishyaka rigumeho. Nk'ubu hari umuntu umwe wari ufite kaminuza i Burundi twahoze tuvugana, ariko barayugaye, baramugwanya neza, kandi ni inshuti yanjye, baramugwanya neza, babishyira hasi, babitesha agaciro. Kandi mugabo ugasanga Uburundi bwo bwifuzaga sapoti, finance, uburezi buteye imbere, no ku rurimi biravugwa, ariko ibaze nk'uwo muntu baramuhombeje, ureba ibintu byose yari yarashoye. Ariko turakubwiye ngo sorry, kandi bamwe muranamuzi, no muri comment mubyandike rwose, muramuzi. Muraza musange ibibazo by'ifumbire ntacyo bivuze, muraza musange ibibazo by'uko abenegihugu bashonje nta muyaga nkuba, ibyo ntacyo bivuze. Aho kugira ngo bafungure imipaka, Ubushinwa bwinjire bucuruza, Ubuhinde bwinjire bucuruza, Uburayi, Amerika bicuruze, bo baritwaza ngo abatinganyi nibo bafungiranwe, ni nabo bakumiriwe. Ariko nubwo uvuze ko abatinganyi aribo kibazo, buriya abenegihugu bo si cyo kibazo bafite. Iryo tegeko guverinoma itarisinye, babasaba ibyangombwa byo kuhakorera mukabyanga, ariko ntabwo abacuruzi b'Abashinwa bose ari abatinganyi, abacuruzi b'Abanyaburayi bose si abatinganyi, abacuruzi b'Abanyamerika bose si abatinganyi. Ariko koko hari amananiza ya viza, amananiza y'ibyangombwa, ibibazo by'umutekano. Ntabwo CNDD-FDD ishoboye kuba yakakira ibikorwa remezo by'abanyamahanga ngo binabirindire umutekano, kandi yo ikeneye kuguma iyoboye. Ntabwo rero ibi bintu ntibisa, nimuza
kubishyira imbere y'Imana n'imbere y'amakungu, muraza gusanga ibyo bintu bidasa kandi atari na byiza, ari na bibaho. Ari nayo mpamvu navuga ngo shitani we yigeze ava mu ijuru ngo atakaye mu isi, uhoraho abwira isi ngo wasiwugwishije cyane kuko umanukiwe n'umubari we shitani. Ntabwo numva ukuntu umuntu yaba adashoboye ikintu ariko agaharanira ko icyo kintu kiguma uko nyine, udashobora kugira icyo ugihindura. Umuntu ntashobora kuba rero we yaraye neza yaguwe neza. Niyo mpamvu mwabonye Evariste Ndayishimiye avuga ngo ntimuryame umukondora zose. Ubundi mu busanzwe igihugu gifite ingabo, igihugu gifite abapolisi, ibyo bintu by'imbonerakure ntibikwiye kuba bivugwa. Ibyo bintu naka ntibikwiye kuba bivugwa by'ibibazo by'umutekano, kuko aba bantu b'abanyeshuri, aba bamama, abapfasoni, abige mu gwaruka n'abandi bantu batandukanye, abo bantu ntabwo bakwiye kuba babwirwa inkuru z'uko isaha ku isaha u Rwanda ruri bubatere, kandi babibaza perezida w'u Rwanda Kagame bakababwira ngo nimuryame, mwicure, mwizigure, nta bibazo by'intambara bihari. Ibyo bintu by'intambara bishinzwe abasirikare n'abapolisi mu mutekano. Mwimbaza ikibazo cy'intambara, ahubwo mwebwe bifurije kuryama. Naringaru Kristo nashimwe cyane. Umwanditsi muri Yesaya aravuga ngo Uwiteka yasize amavuta ngo mbwirize abarwaneza ubutumwa bwiza, yantumye kumenyesha umwaka w'imbabazi ze, kandi antuma kuvura abafite imvune mu mitima yabo, kandi antuma no kubasimburiza mu kimenyetso cy'ivu bahashyira ikimenyetso cya Elayo. Yesu Kristo nashimwe cyane. Hano rero muri iri jambo yenda waza gusoma muri Yesaya mu butumwa bwiza 61 mu kigabane cya 61, ngewe ndagira ngo nkutangarize umuvuzi w'umutima. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima yabo no kumenyesha umwaka w'imbabazi ze. Buriya nubwo tubana hano kuri social media, nubwo ubana n'umugabo wawe, nubwo wize, nubwo ufite n'amafaranga, nubwo hari ikibazo gikomeye, nubwo hari ikibazo giteye kuriya, ariko ufite imvune mu mutima dogiteri atabaga n'abapfumu batakiza. Iyo mvune wowe uri inzu y'Imana, nta wundi wayikuvura atari Yesu. Niba nawe ufite imvune umaranye ukwezi cyangwa umwaka cyangwa imyaka, ndagira ngo nkutangarize marayika wadutumye kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha kubohorwa no gutabarwa. N'ubu ko yari ari kera n'uyu munsi aracyakora, ntabwo yigeze ahinduka. Zana umutima wawe mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wera napima akagusangana imvune wayitewe n'abarozi, wayitewe n'urugo, wayitewe na shitani, wayitewe n'umwanzi. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndatangaje. Imvune urayifite uri i Burayi, urayifite uri muri Afurika, urayifite uri mu Rwanda. Iyi mvune ufite, ndagira ngo nkubwire ko Bibiliya Bible, ijambo ry'Imana, Bibiliya yera, ndagira ngo nkubwire ko iki ni igitabo gifite ibisubizo by'ikintu cyose. Diplome hari ibisubizo ifite. Niba warize education ifite ibisubizo muri education. Niba warize muri ekonomi ifite ibisubizo muri ekonomi. Niba warize mu bworozi n'uburimyi ifite igisubizo aho ngaho. Niba warize ubuhinga bw'ibigendajuru ifite igisubizo, ariko hari igisubizo siyansi itagira. Hari igisubizo amahera atagira. Hari igisubizo uburanga butagira. Hari igisubizo isi idafite mu bakomeye no mu boroheje. Hari igisubizo na shitani adafite, wowe ujya mu bapfumu. Haleluya. Ariko igisubizo Bibiliya, Data, Umwami Yesu, Umwuka Wera, nta gisubizo aba batagira. Kandi wararyama tikeshezerede, hari igisubizo kigomba guturuka ku Mana. Erega Imana niyo yakuremye. Nubwo abantu bagukoresha uko babyumva bakakunyuza aho bashaka, nubwo shitani yakugize imbata cyangwa akuteza ibibazo, nubwo n'umugabo cyangwa umugore cyangwa abana
bwiza y'ifundi igira ibivuzo, nubwo igihugu gisonzeye mukagikeneramo, nubwo uri muri gereza cyangwa uri mu bitaro, imbere y'ishobora byose uracyari umuntu waremwe n'Imana, uracyari amaraso ya Kristo, uracyari ubugingo Imana yaremye ihumeka muri wowe ubugingo. Mu izina ry'iyaduhamagaye ititiranya amazina, va ku giti dore umuntu, uriya ni mukaso ari we shitani. Nagira ngo ngutangarize ko hari umubyeyi mwiza witwa Kristo ugufitiye impuhwe n'urukundo. We yagiye ku musaraba arabambwa, ariko abandi hari igihe ujya kubahobera bakaguha ikiganza, hari igihe ubaha amaboko abiri ukabaha icyubahiro bakagucira mu maso. Reba Yesu wabambwe abambiwe iki kibazo ufite, yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe nimusange ndabaruhura. Yaravuze ngo wowe uhungabanwa n'umuyaga, wowe urenganwa, wowe urira udafite kivurira kirengera, wowe utaka tiyeserererebo, wowe utaka ukabura uwaguhoza, yewe muntu uri kunyumva, yewe muntu tikashezerererebo, yewe muntu urara mu nzozi mbi, urara urira, urara uboroga, yewe muntu wikoreye umutwaro wabuze uwagutura, wagiye mu bapfumu ntibagutura, cyangwa wasabye n'abakomeye ngo bawuguture birananirana. Ariko ndatangaje muri aya mezi 3 turareretse, dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Rangurura maze utangariza abafite intimba, bwira n'abo bose bashaka kwiyahura, dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Hey, haleluya! Yerusalemu tuzayitambagiramo, Yerusalemu tuzayigendagenda, Yerusalemu umurwa w'amahoro, Yerusalemu. Nagira ngo ntangaze wowe uteze amatwi ku Mbabazi TV 3, tunagushimira gukanda subscribe ndetse like na share. Ubu tuvugana Imana imanuwe no gutabara, Yesu amanuye kukurwanirira. Twabonye abaperezida Yesu aje kwikinira umupira no kubarwanirira no gutatura uru rubanza rumaze hagati yabo igihe kirekire. Imana ije kurushyiraho iherezo. Iyi ntambara imaze igihe hagati yabo, Yesu aje kwishyiraho iherezo. Umwe ahamagara undi, ndabwira undi, emeri zicicikana, ubutumwa amamesaje n'amavideo bicicikana, n'abafana, Yesu aje kubishyiraho iherezo. Wagize ngo wowe wasenze, wowe dusengana, wowe maze igihe urira ubabaye utaka, wagize ngo niwe yibagiwe. Nawe Imana ije kubishyiraho iherezo. Imana ije kubishyiraho iherezo ku buzima bwawe. Imana ije kubishyiraho iherezo. Nushaka ube wararozwe n'abamasaye, nibishaka bibe byarahambwe mu nyanja cyangwa mu biyaga, nibishaka bibe byarakozwe n'abanyaburayi, burya nta kigeragezo kitagira iherezo. Iyo ukitwayemo neza kigusiga uhagaze, uracurwa ukanase, ukajya ku rufatiro, ukagisohokamo neza nta mugayo ukuriho. Burya ikibazo gihana imbibi n'igisubizo. Tandukana n'icyo kigeragezo, ikibazo n'igihana imbibi n'igisubizo. Burya ikibazo gihana imbibi n'igisubizo. Humura izo ntambara suko ziraguma, ikigeragezo ufite ugiye kugisohokamo neza. Burya Imana igutabaye kuri uyu munota wa nyuma. Imana ije kugutabara, bigume cyangwa byoroheje gutabara. Haleluya! Ndagushimiye Mwami Yesu, duhaye umugisha w'amateraniro meza n'ibihe byiza n'ijambo. Tugushimiye ibirangira tukuragiza n'ibisigaye. Uha umugisha bicaranye natwe bakabana natwe muri uru rugendo, umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe. Dugushimiye aba perezida bose ko ubikoze tutagiye mu ngwano no mu ntambara, ukaba ubabangurukanyije amahoro, ukaba ukiranuye amahoro. Ubutumwa bwiza uduhaye rero tubwakiriye mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Aho uherereye ushima Imana muri aya mezi 3
ugume urere kugume utabaza ugume usenge ugume unihe ugume utake uhoraho azaguha umugisha, uhoraho azaguha umugisha. ngira ngo rero ubutumwa twari tubazaniye n'ubu twabonye umupira ukinwa ariko Yesu aza kuwukina urarangira, aba ari we utsinda kandi niwe wanesheje. Ntabwo Yesu yakemera ko amaraso aguma guseseka cyangwa se abantu baguma kwicwa n'inzara, abantu baguma kubura amazi, abantu baguma kuba mu bugaragwa no mu butayu, nyamara Yesu yaratanze byose. Uburundi nta kintu bubuze, Yesu yatanze imvura, atanga izuba, atanga ibiyaga, atanga ibimera, atanga ibinyabuzima, ariko inzara, amageragezwa n'amakuba biruzuye. Natwe rero mu Rwanda nubwo hari aho tugeze tugume dusenge, hari byinshi Imana yasezeranye u Rwanda bitarasohora, dufatikanyirize hamwe kubaka. Nta cyo gusenyuka gihari, nta n'icyo gusenywa gihari. ngira ngo n'Abagande nuko na Kenya nuko, hagira ibihinduka, hagira ibyiyongeramo, ariko ibyiza bikomerezweho nta bisenyutse. Nibwo butumwa bwiza tubazaniye. Ubutumwa bwiza rero buhumuriza umutima, bwururutsa umutima, kandi bugatanga ihumure n'ijwi n'ijambo muri Kristo Yesu. Ndagushimiye rero we wabanye natwe, Imana ibane nawe. Ciao ciao, shalom shalom, Imana ibahe.